Kunda ugukunda kuko ukunda akunda abandi. Dutangiye filime yacu, hari umukobwa ni umukozi, papa yari akuye mu cyaro nuko yamuzanye ahangaha binjira mu nzu, ariko hashize icyumweru akora ahangaha yarasohotse akubitana n'umwana wa muzehe nawe yinjiye mu nzu avuye mu kazi. Hashize rero amezi 6 wa musore wa muzehe yaje gukunda umukozi, nuko yaje ahangaha atangira kumusoma, urukundo rugera kure ni intangiriro. Dore uko byatangiye barakwereka. Byatangiye muzehe avuye mu cyaro afashe umukozi amuzanye i Kigali. Ni umusaza w'umukire cyane ariko warakaye wasiritse. Bidatinze rero yageze ahangaha mu rugo, nuko bafunguye inyubako niyo muzehe ni umukire n'umuherwe. Dore inyubako we, dore amataje, dore imodoka. Nuko yasohotse ntaseka muzehe. Arangije habwira umukozi ati niko sohoka se nyine ngwino tugende. Amubwiza 8 umukobwa arangije ava mu modoka akurikira muzehe. Nibwo yagera i Kigali ariko yamukurikiye agenda gakeya. Muzehe ageze imbere ati niko kugenda nk'umugeni ahangaha ni mu kiliziya. Umva mbwira wa mukobwa we, ugomba gushabuka. Ntabwo nkunda abantu ngiye bibinnyetera ibinyenzura. Muzehe aranga avugisha 8 ngo ntakunda ibinyetere. Barangije umukozi yageze mu nzu ahangaha. Boss ati rero dore aha ni mu nzu, inzu yanjye kuyisanze rwose nuko igomba guhora isa, isuku ni ya mbere. Uranyumva neza? Ntabwo nkunda umwanda ngewe, ibintu byanjye akavuyo singakunda. Uzazana akavuyo nzagushyiramo inshi n'imigeri. Umusaza arahanga yararakaye, umva amabwiriza. Umukozi ati rwose nzazabyubahiriza. Ariko afite ubwoba bw'umusaza urahanga. Ni umuherwe ariko avuga rwose akangana. Arangije ati rero ngaho genda mu cyumba dore hariya utangire witegure utangire akazi, ntituzapfa ubusa. Ariko mbere yo gutangira akazi yamuzanye n'ahantu hose no mu gikoni, haramwereka ati rero dore n'ahangaha dore nuko hagomba gusa. Iki ni igikoni kigomba kuba gifitiye isuku kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Wa mwana we utazangaburira mibe, ujye ugira isuku cyane. Uranyumva? Umukobwa aranga ati ndakumva rwose boss. Ati dore hari hose ntihazazemo imirayi ngo usange habaye umukara, usange muzamari Jose ibinyenzi, ibintu by'imbeba byose ntago mbishaka. Arangije arasohoka ni muzehe asiga umukobwa ahangaha, ariko umukobwa afite icyobo. Hashize rero amasaha agera muri 4 umuhungu wa muzehe yavaga mu kazi. Ni umuhungu w'umukire yavuye nyine gukora amafaranga, afite kampani zikomeye cyane. Uko yinjira yatebeje, ariko akinjira akubitana n'umukozi nawe asohotse. Ntago yaramenye ko hari umuntu uri kwinjira, baragonganye. Ati yewe data we. Umuhungu ararakara ati niko uri igicucu uratekereza nibiki urimo, none ukuntu warunyishe uzi ko warumvunnye. Ubundi se bagukuye he? Uruwahehera husu uryo gusa. Umukozi atize kuntuka w'uruwahehe. Umukozi yihagazeho hati wintuka se nyine ngo ndi igiki wowe se uruwahehe, wowe se wagiye ugenda ureba. Batangiye gutongana, kumbi uriya musore ntagazi ko uyu ari umukozi bazanye ahangaha. Reka da n'umukozi nawe ntamuzi. Hashize rero iminsi 2 namuze ahangaha afite umugore, n'umugore mwiza cyane. Ambwira ati rwose dore nazanye umukozi muzamufate neza. Umukozi aza akazi, umuntu mundangiye rwose ni Asina Paul, ni umundangiye. Yatangiye kumupresenta. Umukozi yakomeje akazi ke bisanzwe, ariga akazi, gufungura za microwave, gufungura rwose amafuri y'imigati. Haragenda akora amasuku bisanzwe, atangira kugenda amenyera gake. Ariko agikora akazi umugore wa muzehe yaje ahangaha ati niko reka nkubaze, ubu igihe waziyanga ntabwo urateka? Ariko bisagatangaza hati niko ntabwo unyumva. Hati ko mu rugendo ukora gakeya uzagashobora. Hatumva nkubwire ibyo kurya ahangaha saa 6 zuzuye bigomba kuba bigeze ku meza. Ibitari ibyo nzakwereka umuhanda. Ngewe ntabwo nkunda gasuzuguro kandi nkunda umuntu ukorera ku gihe. Ariko ubundi ko numva ahangaha ari kunuka niko wahakorobye, wahakoreye isuku. Yewe data we. Umukozi atangiranye n'umugore ahangaha
afite amagambo mabi. Hati mabuja unyihanganire pe, ntago ndamenya ariko byose biragenda neza. Hashize rero icyumweru, wa musore amuzehe hari ku cyumweru atakoze, aza ahangaha ashyiramo headphone ekuteri yimvira umuziki. Akira aho ngaho rero umukozi yarinjiraga, aje gukoropa, hasanga undi aradamaraye, ni umwana w'umukire aba yumvira imiziki, nta kibazo afite, abahaza amafiriti n'inkoko bya mayoneze byose, amafi nuko. Umusore arangije hagiye kubona abona umukobwa arinjiye, atari ko si uyu nguyu kandi we uje kumvangira n'uwahe. Ni mu mutima nyine, burya isura y'umuntu ikubwira nyine ibiri mu mutima. Aramwitegereza, haramusuzugura nyine, urumva ni karya rugo nyine. Ni izina riba ariko nyamuneka ni umukozi, burya akazi ni akazi, ntimukabite ba karya rugo, ni agasuzuguro kabi cyane. Umusore arangije harahaguruka, hati niko bite, undi ati nje gukoropa ahangaha. Arahaguruka amuha umwanya, nta nubwo ashaka kumuvugisha nyine. Urumva hari igihe umuntu abona umuntu wavuye mu cyaro akabona arasa nabi, akabona mu by'ukuri ntago bavugana. Arasohoka, ariko agisohoka umukozi yasigaye amumwaza amujomera, kuko nyine ni mutoya. Harabona umusore muto atari kurabona ukuntu kiyemerera, kagenda kinyonga gusa akiyemera. Yewe data we. Hashize icyumweru twagarutse ahangaha, umukozi yakomeje kugenda akora akazi, hari mu gikoni harategura amafunguro. Hakira aho ngaho ariko wa musore yaje nk'iyagatera, azana ishati. Ati niko wa gikobwa we, iyi shati yanjye kutayiteye ipasi, ubu koko ndagenda nambaye iki, ubu nta soni ufite? Umukozi atari ko se ko naringiye rwose guteka wanyihanganiye. Umva atumva nkubwire, ntukansubize ibyo wishakiye, iyi shati ndayishaka none ahangaha ngiye kujya mu kazi, ngwino none ahangaha uyitere ipasi, cyangwa se uvuge niba udashobora akazi bazakwirukana uva ahangaha. Ndate basi nyihanganira, reka nyitere pe. Umusore ati gira vuba se nyine, kandi ubutaha ntukankinishe. Urumva amusigira ishati, ariko umukozi yari agiye guteka amafunguro ya ba bosi ya saa sita. Nuko yavuga ngaho n'umusore ntabwo akunda uyu mukobwa, ntabwo yamwiyumvishemo, reka da. Tuvuye aho rero amafunguro yarahiye, madamu kazi, bosi kazi aza ahangaha kugira ngo afate ifunguro. Umugabo ntawe uhari, umusore nawe aragenda akajya mu kazi, mbese ntabwo barira rimwe. Ubonetse kare ni ufata amafunguro, n'abakire bafite byose, nta gutegerezanya ngo reka dusangirire hamwe, ngo urabona ngo mutancura. Reka da, ahangaha ubonetse kare niwe ufata amafunguro. Yaje ahangaha ni bosi kazi, aza kureba se umukozi yatetse gutera, azi guteka se, ko numva bihumura se biraryoshera. Nuko yaje ahangaha ariko arabyitegereza, abona ntabwo bifite gahunda mu kuntu birajagaraye nyine. Harimo inyama, imiceri itereye hejuru, ibitunguru. Hatereka numve, reka numve kazi guteka. Aza ahangaha afata ikiyiko atangira gutamira. Ni bosi kazi, ashyira mu kanwa umuceri, arakanjakanja, ashyira umusatsi. Yewe data we, mbega urusenda we, mbega urusenda we. Ati ndapfuye mbega urusenda we. Nuko yaciriye ati ndapfuye we, mu amazi yo kunywa ari hehe we. Ati mbega umukozi we, uyu mukozi azatwica we, mbega ibintu yatetse we. Niko uri hehe wa mukozi we? Ati ndapfuye. Yafashe amazi atangira kunywa. Ati niko umukozi yaje yirukanka, ati mabuja nibiki? Ati reka nkubaze, ibi ni byo watetse? Mbega urusenda we. Umukozi ati se ni rwinshi se, ni rwinshi mabuja? Ati ni rwinshi cyane, ni igisoryo. Ati niko iwanyu se murya insenda zingana gutya? Ati uzatwica igifu. Kuma umukozi iwabo mu cyaro nyine arya ibisenda byinshi cyane bya kamura, ari bya piripiri, aragenda agashyira mu isosi y'injanga, ibintu byose akamiraza. Ahangaha rero ntabwo barya urusenda rwinshi nk'uko abyaramwe. Nuko umukirekazi yasohotse yirukanka, ariko umukozi aratanga. Ariko se aka gasenda nashyizemo koko piripiri ebyiri gusa kuko nizo zimunaniye kurya? Umukozi nyine mu cyaro yamenyereye kurya byose, bya piripiri nk'icumi, za kamura ari nka 50 zose ashyira mu bishyimbo n'imyumbati n'ibivoka byose, nuko agashyira mu gifu. Ahangaha ni i Kigali, ntago azi ko barya urusenda rukeya. Arangije yaje kwandurura. Hashize rero ukwezi, yari avuye guhaha, amaze kumenyera gatoya,
hafite ambaraje mu ntoki nyine, harakomeza aza atembera areba, ariko se aha ngaha ni hera, reka ndebe neza. Aracyapima ikibuga nyine n'ikirere kugira ngo agende amenyera. Ariko uko yagatambukaga wa musore yari aparitse imbere aha ngaha, esanse yamushiranye. Atuma umuntu esanse kugira ngo amushyirire mu modoka. Umusore araza ati bose nayizanye rwose ni litiro 3, wihangane niyo yari isigayemo, ariko nugera imbere buriya biragenda neza. Ati urafata indi. Azana nga esanse aza kumushyiriramo. Ni umusore mutoya ariko ni umuherwe, ni umumiliyoneri, ise ni umukire, ni umusore ni umukire. Yakomeje kugenda amushyiramo esanse, ariko wa mukozi yaturutse inyuma agiye kubona, abona wa musore imodoka aha ngaha isa n'imupfiriyeho, bari kugenda bashyiramo esanse. Atangira guhengereza yitonze, arahengereza. Wa musore uzanye esanse baramwishyuye. Umusore arangije abika amafaranga mu mufuka w'inyuma, ariko wa wundi wazanye esanse amuzengurutse gatoya, asa n'umuntu umujisha, amukora mu mufuka ku bwenge bukomeye cyane, asa n'umuntu umucomoramo amafaranga cyangwa se telefone. Ariko wa mukobwa inyuma yarabitegerezaga akantu ku kandi, agiye kubona wa musore baramwibye. Ati niko hagarara aho ngaho. Nuko yahagaritse wa musore uzanye esanse. Wa musore wa bosi yarahindukira, ati se kandi ibiki, uyu saturutse hehe? Wa wundi wibye rero w'igisambo yatangiye kwisetsa ati none se bitese, urashaka iki se kandi uwa hehe? Umukobwa yahise amufata amashati atangira kumuha inkonja ati wakijura wa mbobo we, ni gute wiba bosi? Ati zana ikintu kwe mu mufuka we, zana hano. Yatangiye kumusaka, ati nge ntagonya nkurana n'ibisambo, ati ndakumena uwo mutwe. Umuhungu wa bosi ari aho ngaho, nta nubwo yamenye ko bamwibye. Umukobwa yatangiye gusaka umusambo, ati reka turebe, niko wibye iki, wishe iki? Akoze mu mufuka yasanzemo telefone ya bosi. Ati warebye uko asa gusa n'umutwe mubi, amuhurushye we data we, yaramukuyeho umunwa n'ikigeri rwose igipasi. Ati vangase nyine cyangwa nkwirenze. Umukobwa ararakaye, yarashavuye, avuye mu cyaro afite imbaraga sha, yari ikijuma n'igishyimbo. Bosi yaratangaye uburyo umukobwa amufatiye igisambo akagihondagura. Arangije yamuzaniye telefone, hatakira rwose bari bakwibye. Narindi nyuma hariya ndi kumukurikirana, mbona agukoze mu mufuka. Dore telefone yari igiye iPhone rwose 16, igura za miliyoni nk'eshanu. Umusore aratangaye, mu by'ukuri arumirwa ati mana yanjye, uzi ko telefone yanjye nta n'ukwezi ndayimarana. Urakoze cyane. Uwo mukozi aha ngaha yakoze igikorwa gikomeye cyane. Wibuke neza ko uyu musore ubundi ntakunda umukozi, ntago amwiyumvamo, akunda kumusuzugura. Ariko umukozi amukoreye igikorwa gikomeye cyane. Arangije ati rero urakoze pe, urakoze, ngwino nkujyane nguhere iyi futi. Yamutwaye imodoka, yanga ko agenda n'amaguru kuko atumye telefone ye iPhone 16 itagenda gutyo gusa. Filime itangiye ikomeza. Ese bizagenda gute? Ese amaherezo ni ayahe? Komeza urebe filime akantu ku kandi, uzagenda usobanukirwa. Nkibutsa ko kiri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Uwo musore yinjiye imodoka, afata umukobwa, barerekera, aramucyura, amujyana mu rugo. Batangiye kuganira gake gakeya, batangira kugenda bamenyerana gake gakeya. Uwo musore atangira kugenda asa n'ucururuka, hatangira kugenda aganira n'umukozi yirekuramo gake gakeya. Hashize rero amezi 2, wa mukozi yakomeje akazi. Hari mu gitondo cya kare, hari kugenda akora amasuku atandukanye. Wa musore hari ku cyumweru ntabwo yakoze, yavuye mu nzu ye hejuru, hazerekeza hasi, asanga umukozi ari mu kazi. Yashishikaye, ari kugenda ahanagura inzugi, ahanagura amarangi yose, ibikuta byose, kugira ngo muzehe atazamwizamo ijisho. Muzehe yavuze ko akunda isuku mu nzu ye,
none umukobwa nicyo kintu cya mbere yitaho. Umusore arangije ageze inyuma ye yegama ku gikuta arakomeza yirebera umukobwa. Mujye mureba burya urukundo ruva ku kantu gatoya. Yaramukije agarura telefone ye bayibye, none undebere amarangamutima atangiye kuza buhoro buhoro. Yamuturutse inyuma aramureba ari imitera, arangije ati niko bitese umeze gute? Umukozi arahindukira ati niko ntabwo unaniwe koko? Waruhutse igihe wahereye ubu ntabwo urushye? Ndati oya ntabwo ndushye nyine urumva ariko ndushyemo gakeya, ariko nakomeza nyine ndaruhuka mu kanya. Yatangiye kumureba agira amasoni soni. Umusore nawe aramwitegereza aramutumbira. Yabonye umukobwa afite ubupfura kandi ntago amwanga. Yaza kuba mwanga ntago yari gufata igisambo. Hati niko harya iwanyu ni hehe? Undi ati nyine iwacu ni mu majyepfo. Harya witwa nguki? Ngiye banyita Nyiranzamurera icy'Imana yamumpereye. Hati nguki? Hati Nyiranzamurera icy'Imana yamumpereye. Mbega izina we wagira ni umuvugo. Ati rwose mu by'ukuri iryo zina ni papa warinyize. Hatoke nta kibazo, njyewe rero nzankwita Nyiranzamurerera, numva ari byo byiza. Umusore ararihinnye nyine ni kirekire cyane ntago yabasha kujya rivuga. Yewe data we, hari umuntu ugira izina shaho ukarivuga ukarambirwa. Batangiye kuganira, none se harya ni ubwa mbere waza i Kigali? Undi ati ni ubwa mbere ariko nzagerageza bizagenda neza. Harangije rero reka njye guteka. Yavuye imbere y'umusore aragenda kubera amasoni, ariko umusore asigara amureba akana ko mu jisho, asa n'uwakunze mu kuntu gake gake buhoro buhoro. Urukundo ruva ku kantu gatoya. Telefone gusa itumye umusore atangira kureba icyoroshye umukozi. Ni umwana w'umukire, umuherwe, umumiliyoneri, ntabwo ari ukwiyemera nka babandi. Reka da, dore inyubako, bafite amamodoka n'utumodoka, imodoka zihenze, ntabwo rwose ari ukwirarira. Hari abantu usanga abanyamujyi hati turakize rwose dufite byose, ariko wamureba yewe data ukavuga uti se uriya kizi kimwuka byara. Dore umukire, dore inyubako. Barakwereka hashize icyumweru twagarutse ahangaha, wa mukozi yavaga mu cyumba agiye kubona abona umusore avuye mu kazi. Ati niko se bite? Hagarara aho ngaho nkuvugishe, ntugende utavuganye. Umukobwa ahagarara ahangaha, nuko umusore yaje atambuka gake gakeya. Ni umuherwe, umumiliyoneri. Umukobwa amubonye atangira kwiryamo. Ati niko umeze gute? Ati ziko nagukumbuye. Wewe ziko nagukumbuye ariko mujye mwumva. Ati wankumbuye gute se? Turumva nyine naraye ntekereza uburyo wankijije rwose, telefone yanjye uzi ukuntu ihenze. Umukobwa ati oya nta kibazo nta birenze nyine urumva. Ati ibyo byatuma kuko unkumbura. Ati rwose nanjye urumva nakoreye Imana kandi njye ntago nkunda ibisambo, njye nkunda kureba cyane. Burya nari namubonye ari gukora mu mufuka ntago yari kuncika. Ataye amaso yanjye iri ngiro ureba ndareba we. Ati n'igisambo mu cyaro barabizi nta muntu watwibaga. Umusore atangiye guseka. Atoke harya none se reka nkubaze, harya mu cyaro se nta mwana wasize uracyari umukobwa? Undi ati ndi umukobwa pe, nukuri kw'Imana nta n'umuntu twakundanye mu cyaro njyewe, nta nubwo ndakundana na rimwe. Reka da, iby'abasore ntago mbizi, iby'abagabo reka 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 reka, njyewe rwose nditonda, nkunda Imana, nkunda gusenga. Ati ntuzanabimbaza ibyo bintu njyewe, ubundi se kukibimbajije wowe kubera ikira? Umusore atangiye kugenda amucokoza gake gake. Hati nyine urumva jewe rero kubera ko buriya mfite ahantu nigisha muri groupe kuri Facebook nyine ibijyanye n'imyororokere n'imiryango n'urukundo no kubaka imiryango. Niyo mpamvu nyine mba nifuza ko nawe nabikuganirizaho kugira ngo wenda nushaka umugabo uzirinde uzamenye uko zubakwa. Undi ati nta kibazo uzabinyigisha. Umusore arangije ava aho ngaho aragenda, ariko umukobwa asira avuga ariko mana yanjye umutwe wanjye urakora neza buriya birakora neza kuba ntarakunda naho wamugani nkaba ngana gutya. Atubanza umutwe udakora neza, yagiye awujomba intoki. Atubanza ntakora neza, yewe ntago ntekereza neza, iburyo ibumoso ntago hakora neza. Ni gute wamugani ntarakundana na rimwe koko?
filime yarakomeje. Hashize ibyumweru bitatu birenga ku mezi abiri, hari mu gitondo n'ubundi wa musore nuko yaje ahangaha yatebeje rwose, afite kampani zikomeye ngo akigisha n'abantu ibijyanye n'imyororokere, hanyuma n'ibijyanye n'urukundo n'ingo byose akabivangavanga, mbese ni umuhamagaro. Hageze ahangaha ati bitese nkuko ati ni byiza cyane rwose, none se uyu munsi se uraza kubona umwanya ngo tuganirira, hari ibyo nifuza ko tuganiraho. Undi ati ni ibiki se? Hati nyine ibijyanye n'imyororokere urumva n'urukundo nuko zubakwa, wowe se ntabwo uzarongorwa? Undi ati we data ko binteye isoni se umukobwa arahanga ati nyine nzashaka ariko ntabwo ari vuba ahangaha, ariko nta kibazo da wabinganirizaho nyine uko zubakwa. Umusore ati nta kibazo rero, umpa umwanya nubona akanya uze kumbwira tuganire. Ati ni ingenzi kubyigisha buriya. Ati noneho ibijyanye n'urukundo we ndigisha pe, umuntu nigishije rwose ntago yatandukana n'umukunzi we bakiganira. Ariko do mama yavuye mu cyumba aza areba umusore n'umukozi, areba umukozi kuva hasi kugera hejuru, dore agasuzuguro kajojoba, dore uko amureba wagira ngo aramunukira. Hati niko muramara iki aho ngaho? Niko wa mukozi we ko waje gukora akazi ko mu rugo, waje kwirirwa mu bugambo, igihe wahereye wagira ngo uri inyombya neza yewe data we. Hati urayomba. Hanyuma se uyu musore muraganira ibiki ubundi? Nta n'uburenganzira wowe ufite bwo kuvugisha abantu bahangaha, usibye kuza ahangaha ugateka ugakoropa ukajya muri tuwarete ukituma ukaryamba, nta kindi. Bamubwiye amagambo mabi, nyamara nyamuneka ntago bikwiriye. Burya n'umukozi n'umuntu agomba kubahwa. Niba ufite umukozi jya umukoresha neza, umwubahe. Iyo umwubashye niba akora akazi kawe neza, ariko iyo umuciye amazi hakajya arakara bituma akazi kagenda nabi. Baramurakaje, isura irahinduka. Hati rwose njyewe buriya rwose njyewe ntabwo umuntu umbwira nabi, ntabwo mbikunda. Wa musore ati okay ntacyo, ihangane ko mama ameze, ariko ntabirenze pe, ntabirenze buriya byashize. Ati ariko nyine wowe umura uze ko mu mwanya nyine tuganire kuri bya biri nakubwiye, sibyo? Umukobwa ati nose ntibaza kunyicara, ntibanyica noneho nkuko byaramwe. Ati ariko nta kibazo, ndaza kukubwira nyine, hanyuma umbwira uko zubakwa, unyigishe nyine ibijyanye n'imyororokere, nta kibazo. Umusore arangasha we azi gutereta. Nyamuneka ahangaha niba utazi urukundo, utazi imyororokere, uyu musore azabikwigisha, uzabimenya. We gusa uzakurikira filime kuva kuri episode ya mbere kugeza ku ya nyuma, ni filime iryoshye mwuka byaramwe. Umusore ahangaha ati nta kibazo rero, ubwo nyine ndaza guhamagara nkubwire uzunyigishe. Umusore arashaka kugenda atereta umukozi gake gakeya. Ese azabishobora ntazabishobora? Ese azigarurira umutima w'umukozi cyangwa se bizamunanira? Bidatinze wa musore yahaye n'agatabo umukozi kugira ngo abanze ajye asoma ibijyanye n'urukundo, imyororokere. Umukozi nawe yashishikaye atangira gusoma. Turabona rero rwose buriya iyo umuntu ari mu mihango ntabwo yasama, hanyuma kandi burya urugo rwubakwa no kwihangana. Agisoma umusore agize gutya arinjira aza mu cyumba, asanga undi ari gusoma. Amubonye asa n'umuntu nyine ugiramo akantu k'agasonisoni n'ubwoba, arahaguruka. Ni umukire nyine urumva ni boss, ariko n'umwana wa boss ariyubaha cyane akamwubaha. Nuko nyine arangije aramusatira gake gakeya. Agiye kubona abona afite igitabo, ari kugenda agisoma buhoro buhoro. Undi amubonye hati nasomaga igitabo. Yatangiye kududimangamo. Umusore arabikunda, imyororokere se buriya yayumvishe neza. Arangije ati ngahicara nyine, hanyuma tuganire ngusobanurire nyine ibijyanye n'imyororokere, hanyuma nyine ibijyanye n'urukundo nuko zubakwa, nuko umuntu akunda akamukunda pe, akamwimariramo, akamuhata urukundo. Dore umusore porofeseri w'urukundo nuko yaje ahangaha aricara yegera umukozi. Ati buriya rero
ati reka duhere ku rukundo. Buriya rwose hari igihe buriya umuntu abona undi akumva aramukunze, nanjye bijya bimbaho nawe byakubaho, ariko hari ibintu bitatu byo kwitondera. Ugomba kumenya uwo muntu ese ni umuntu umeze gute, akomoka hehe, asa akunda iki, yanga iki. Ati urumva nyine nanjye buriya nakubonye nyine numva hari ukuntu ngukunzemo, ariko mbanza kwitonda gake gakeya kugira ngo nyine menye ukunda iki, wanga iki, hanyuma uri muntu ki. Yatangiye gutereta. Ati ikindi rero nkubwira rwose, buriya hari igihe umuntu nk'iyo ari umukozi wo mu rugo yumva wenda yisuzuguye, akumva ntabwo yabona urukundo, ariko buriya hari igihe umuntu aza ukabona umukozi ukumva uramukunze. Ati nanjye nk'uko byambayeho. Ariko ikintu witondera cya mbere rwose ni ukudasambana, ukitonda ugakora akazi neza. Ariko nyine abakozi benshi barisuzugura ugasanga ntabwo ngo bava abagore beza, ariko burya ingo zubakwa n'umutima, ntabwo zubakwa n'akazi. Ati sibyo, dore umusore arangije atangira kumusatira. Umva inyigisho aha ngaha. Ati ikindi rero buriya we rwose iyo umuntu yakunze undi uzabibona cyane, akunda kumwegera akamufataho. Ati umuntu nagufataho uzamenye ko ari urukundo. Umva umusore aha ngaha. Ati ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo. Ati ikindi usanga uwo muntu akunda kwitegereza cyane, hanyuma kandi ugasanga nyine buri gitondo arakubaza uko waramutse, nijoro ati urare neza, ugasanga araguhangayikiye. Buryo ukunda nyine araguhangayikira, akifuza no kumenya amakuru yawe, niba wabaye, niba wishimye, mbese ugasanga arifuza kumenya ibijyanye n'amarangamutima yawe. Ati uwo muntu numubona azaba agukunda pe. Umva umusore aha ngaha. Ati urumva nyine nanjye hari ukuntu buriya nsigaye nkubona nkumva nakuvugisha buri kanya, nkumva rwose. Ati niba ari urukundo nanjye rwamfashe, niba ari ibiki. Ati simbizi, ariko nuko bitangira ubundi. Ntabwo wesomye mu gitabo se? Mu gitabo naguhaye birimo. Ati urumva rero hanyuma ibindi buriya iyo umuntu rwose yakunze nuko bigenda biza gake gakeya. Batandukanye, dore umukobwa yaje mu cyumba atangira gutekereza ku cyigisho yahawe cy'urukundo. Yatangiye guseka, ariko atangira kubona ko bya bindi umusore yavugaga ahari yifuza kumubwira ko atangiye kumukunda. Umukobwa nawe ni mukuru nyine, yatangiye kugira isoni. Ubanza yankunze, nyamara ubanza uriya musore ari njye yabwiraga. Yatangiye kugira isoni, bamwigishije nyine n'imyororokere bijyanye n'imihango n'ibiki byose. Azanga nawe umutima utangira kugenda uzamura amarangamutima gake gakeya. Niba akazi azagakora, n'aya masomo y'urukundo ntumbaze, komeza ukurikire filime Mwuka Byaramwe. Barakwereka umusore hashize icyumweru rero yaje aha ngaha yicara mu cyumba. Umukozi asigaye aza kumwirebera kubera amasomo y'urukundo. Undi nawe rero aba afite udutabo aha ngaha, udutabo asoma. Ati none se yabite? Ati ni byiza. Ati ariko hari icyo ntumvishe neza, harya iyo umuntu wari mu mihango ngo yasama? Umusore ati oya, uri mu mihango ntago wasama. Ariko nyine urumva hari igihe nk'umusore wenda ushobora kugira gutya, wenda ukwezi kwawe nyine guhindagurika ukaba wasama. Wabikoze wowe uzirinde. Umukobwa ati oya, ntabwo aricyo navugaga, ntabwo rwose nifuza kuzabikora ntarashaka, nuko ari umuntu abyumanye kuri radiyo nyine abibaza, nagira ngo nyine usobanurire. Umusore aha ngaha ariko reka nkubwire nyine ntago yasama. Ariko se akira, hari akantu nakuzaniye. Amuhereza telefone. Atugukunda burya nyine aguha n'impano, amuherezamo n'isomo. Atugukunda by'ukuri azaguha impano, ntago urukundo ari amagambo gusa. Umukozi ati iyi ni yanjye se? Ni yanjye. Ati we data we, urakoze cyane we, Imana iguha umugisha we, igusubiriza aho ukuye, ikube 7. Umusore ati nyine nakubwiye ngo ugukunda nyine by'ukuri aguha n'impano. Ariko sinawe waretse koko. Ati se ubu n'urukundo. Ati telefone mana yanjye njya nyibona muri filime abantu bayifite, none urayimpaye. Urakoze. Imana iguha umugisha, uzabyare hungu na kobwa. Akivuga rero ngo uzabyara hungu na kobwa, uwo musore ahise ahaguruka ati nzabyara hungu na kobwa, reka nze tuzabyarane se. Arangije araza aha ngaha
asatira umukozi aracyareba agatelefone keza cyane ka Samsung rwose k'igiciro, hati yewe data we ubu ngiye kujya kuri WhatsApp na Instagram koko. Uwo musore arakomeza asatira umukobwa, hati none se kuguha telefone nyine bikubwiye iki kuri wowe? Hati ni ikimenyetso cy'urukundo nyine, ubundi umuntu agukunda guha n'impano. Uwo mukobwa ati nyine urumva nyine binyeretse ko hari unkunda. Atubanza nkunda nyine, atangira kwisetsamo gake gake, atubanza ari urukundo. None se kumbwiye nyine urambwiye ngo ugukunda aguha impano. Umusore ati nyine ugukunda by'ukuri azaguha impano kandi nziza nk'iyo telefone nguhaye. Umukobwa ati sino urankunda se? Bivuze se ko nkunda? Umusore arangije asatira umukobwa gake gakeya, afata intoki azamura ku kananwa, atangira gukurura, iminwa irasatirana. Hati yewe data we hafi kumusoma, umukozi aratitira, umutima uradiha, dore umukozi, dore bosi. Hati ndagukunda, aramusoma gake gakeya, ariko aracyatitira, aracyafite ubwoba, hafi gukozaho, arabanza koza kwitama. Hati ndagukunda. Umukozi nawe aratega, hati rwose ako kanya mama yaravuze, arahamagara, hati niko uri hehe? Barikanga, umusore baramutesha. Hati yewe data we. Umukobwa ati uzi n'ikindi uretse njye kureba, ubanza banshaka. Umukozi agiye, umusore atamuhaye ikibizu neza. Urukundo rutangiye kugenda rushinga imizi gake gakeya, buhoro. Ese uyu musore azakundana n'umukozi? Ese mama wazabyemera? Ese papa wazabyemera? Ese umukozi we azakomeza byemere? Filime yacu nuko ugenze, ni igice cya mbere. Ku munsi w'ejo ni igice cya kabiri. Ntuzabure cyangwa se ngo ukererwe. Wari kumwe nanjye Papa Romantike. Niba ufite ukunda bimubwira uyu munsi agihumeka. Dutangiye filime yacu, ni igice cya kabiri. Twasize uyu musore, umwana w'umukire, ari kugenda ashaka gusoma umukozi, ariko agitegura kumusoma mama yarahamagaye. Umukozi ati yewe data we, Imana yanjye reka ngende we, atanyica we, mbabarira reka ngende. Atanyirukana. Umukozi nuko yasohotse arirukanka, umusore asigara ahangaha. Umukozi mu by'ukuri muri uyu munsi ntago byagenze neza. Umusore yagiye kumuha akabizu, ariko mama aritambika. Kumbi mama yari ku ruhande akurikirana akantu ku kandi, agiye kumva imvo wa mukozi asohotse yirukanka, amanuka amayesikariye yirukanka, arangije ajya kuryama. Bukeye bwaho rero mama yaje gufatwa n'indwara itunguranye cyane, hazanga araryama, araremba neza. Umukozi aje kumureba asanga undi yaryamye. Hati niko mabuja umeze gute? Nyirabuja ati yewe nta kigenda. Byagenze gute se? Umukozi aza ahangaha aza kumukoraho. Mujye mureba, ni umugore rwose wihaye ufite amafaranga. Hati yewe data we, reka nkuzane icyo kunywa we, reka nkuzane icyo kunywa utampfana. Umukozi arirukanka ajya gushaka icyo kunywa. Agisohoka rero dore inzu niyo, inyubako niyo, n'abakire, n'abaherwe, n'abamiliyoneri. Ntabwo ari ukwiyemera nk'ababandi rwose. Itaje ni itaje, dore imodoka ihenze. Arangije umukozi aragenda akuzana ibyo kurya n'ibyo kunywa, ahereza mama. Mama arangije gufata amafunguro yagaruye akabaraga. Hati mwana wanjye urakoze cyane, ntureba se? Bakira aho ngaho rero, wa musore nawe yaje kwinjira, aje gusuhuza mukecuru. Ageze ahangaha asanga umukozi rwose yabitunganyije, yamwitayeho, undi avuye mu kazi nk'ibisanzwe. Hati yewe data mama warwaye se? Byagenze gute mama? Kutampamagaye ni ibiki koko? Umusore akunda mama cyane. Umukozi ati rero mama yarwaye, ariko ndumva atangiye koroherwa, yari afite umuriro. Umwana arangije aza gukora kuri mukecuru. Ati namuhaye amazi arimo igikakarubamba ndetse n'imiravumba ndetse na tangawizi nyine, biragenda neza. Kumva umukozi azi kuvura kinyarwanda. Ng'imibirizi, ibikakarubamba, bya tungurusumu byose ngaraza akavangavanga. Arangije ngaramuha nyine ngaraza kumera neza. Ariko nyamuneka burya ntukivure magendu. Niba urwaye fata inzira ujye kwa muganga. Ushobora kwivura magendu bikarangira wasize ubuzima.
bukeye bwaho rero barakwereka wa mukozi yaje ahangaha, aza muri jaride, aza gutunganya jaride, akata ibyatsi, arabyufira, aringaniza ibyatsi, ariko uko akora akazi wa musore agize gutya, aza ahangaha azamusatira, aza amwegera, aza mu by'ukuri yigenza gake gake nk'umukire nyine wihaye, nta kwirukanka, nta kwigora, nta gusobanya intambwe, nta kwitsa imitima, nta kwifuza ibindi byose, yaje areba umukobwa gusa. Umukobwa nawe ari ahangaha yatangiye kugenda afata uturabyo akaduca, akatureba, agakina natwo. Uwo musore amubonye atangira kugenda nyine amwenyuramo gake gake mu mutima. Mujye mureba urukundo burya ni gake gakeya, kandi ntawe umenya igihe uzakunda. Ushiduka wakunze bya bintu umuntu yemera ngo ngewe ngo nzakunda misi, ngo ngewe rwose ngo nzarongorwa n'umuntu ngo ufite indege, ngo nzarongorwa n'umusitari, ngo ufite ngo hoteli 10. Reka da, burya urukundo rwaje ushiduka wakunze, bya bindi byose ukabishyira ku ruhande, iby'indege, iby'abamisi dimonde, reka ibyo si rwo rukundo. Urukundo nyarukundo ni ukubona umuntu ukumva uramukunze, amarangamutima agahura, agashimana, ibyiyumvo bigahura, bigashimana, rwose ukumva muri mu murongo umwe w'ubuzima, murahumeka umwuka umwe, umutima uraterera hamwe. Yewe data we, wa musore ati wakoze kwita kuri mama, ni ukuri nabigushimiye cyane. Hanyuma se nsaba icyo ushaka ngo uhembe, nguhe iki kuko kubona rwose warwaje mama, mbwira nguhe iki. Umukozi ati rero ntacyo nshaka, ni ukuri ntacyo nshaka, nanjye rega ni mama mayi. None se ni mama wawe gusa se? Nanjye ni mama wanjye. Uzi ukuntu nkunda, uzi ukuntu nanjye mukunda, nakoze nyine nk'uwikorera. Umusore arangije araseka, hatokeye. None se reka nkubaze, cya gihe nyine twaganira ku bijyanye nyine n'imyororokere ndetse n'urukundo, undi ati nyine ntago wambwiye, harya warambwiye ngo umuntu ari mu mihango ngo yasama. Wumva ibiganiro ahangaha? Umusore ati oya, umuntu ari mu mihango nyine ntabwo yasama, ariko ahubwo reka nkubwire, none se hari ikimenyetso kindi uzi gikomeye cyane umuntu yereka undi akunda? Ati ntabwo nkizi. None se ubundi wa mugani umuntu yagukunda by'ukuri ni ikihe kimenyetso yakwereka? Umve umusore ahangaha ngo ni mwarimu w'urukundo n'imyororokere. None nyine mbwira. Umusore ati rero buriya iyo umuntu agukunda by'ukuri, ati hari ibintu akora. Arangije amufata ku munwa, ati buretse gato kugira icyo uvuga, ati buretse gato nkwereka nyine iyo umuntu agukunda ikimenyetso cya nyacyo azakwereka ukamenya ko agukunda. Mwarimu w'urukundo ahangaha yagiye kure. Arangije umusore aza amusatira, ati buretse nyine nkwereka icyo kimenyetso se urebe. Haterega ngewe uriya nyine nizi ibintu byinshi cyane ku rukundo, urumva ndadefanda za dogitora zose, za masters, ubu ngubu mfite PhD. Ati buriya umuntu agukunda bya nyabyo agukorera ikintu gikomeye cyane, reka nze ngikwereke we, reka nze ngikwereke. Arangije aza kumusatira ku manywa y'ihangu ku karubanda, ngagiye kumwereka ikimenyetso cy'umuntu ukunda undi, atangira kumusoma. Mujye mureba umusore n'umukozi hanze ku karubanda, kuri bose babireba we, nta soni. Dore ngo ikimenyetso amuhaye, amweretse ngo cy'umuntu ukunda undi. Yewe data we, umusore ari kugenda atereteramo ngo arigisha urukundo ye. Agisoma umukozi rero, umukozi yagize isoni nyinshi cyane, umutima uramurya, uramusimbuka, abira icyuya, haratitira, ava ahangaha yirukanka, akazi karamunanira, yerekeza mu nzu. N'ubwa mbere kuva mu cyaro cyo muri Zamburisi hirya ngiyo mu ishyamba umuntu yamuha bizu. Mujye mureba, arirukanse kandi ameze nk'umuntu urakaye, ntabwo bimushimishije. Umusore rero umukire wacu, umuherwe miliyoneri, yasigaye yibaza, ariko se nkoze nabira niko ubu ngubu se ntagiye kwitahira koko? Yasigaye nyine afite ibitekerezo byinshi cyane yibaza. Barakwereka, filime yarakomeje. Wa mukobwa yaje mu nzu afata amafunguro kugira ngo ashyire mukecuru mu cyumba, aracyarwaye. Ariko akizamuka wa musore aritegura neza, aramuvizira, aramubarira, ahita asohoka mu cyumba kugira ngo bahurire mu nzira, byibura muvugishe.
kuko umukozi ameze nk'umuntu wivumbuye cyane, ariko umukozi ageze ahangaha ntabwo yasuhuje umusore, ntiyamuvugishije, ntiyamurebye, ahubwo yahise akata ajya mu cyumba cya mukecuru. Mujye mureba, ubanza umusore yarakoze amakosa akomeye cyane gusoma uriya mukobwa. Nyamara ubwa mbere bari mu cyumba uriya mukozi yari yemeye, ariko hanze amaze kumusoma bya nyabyo yahise yivumbura. None umusore atangiye guhangayika ati we data we, niko nakoze amakosa, ubanza agiye kwigendera, ubuse nabuwande koko nabuwande, none se nta nubwo ashaka kumvugisha koko, nta no kundeba, nta no kunsuhuza. Umukozi arangije yaje ahangaha azanira icyayi mukecuru. Ni umugore wihaye rwose, afite imyaka 60, ariko wagira ngo ni inkumi. Buriya mu buzima ujye wiyitaho, ukore ka siporo, urye neza, wirinde amatabi, amayoga menshi, uryame uruhuke, unige imbuto nyinshi, urye imboga nyinshi, mbese wite ku buzima, ibindi bizagenda neza. Urabona ukuntu asa rwose, imyaka 60, ariko wagira ngo hafite nka 40. Wumva amagambo mama atariko reka nkubaze, maze iminsi mbona wowe n'umwana wanjye hari ukuntu rwose mukina ibintu ntazi, ubundi ni ibiki bijya mbere? Umukobwa ati mama ntabyo pe, ahubwo nyine reka njye mu kazi. Wumve mama atangiye kubikomozaho, umukobwa ati mama reka njye mu kazi, ariko nyine nta kibazo kibirimo pe, nta kibazo. Mama arangije atoya wigenda, garuka ahangaha, ushaka kunsuzugura? Arongera aricara. Ni mukecuru nawe arabona ati mbwiza ukuri rega ntacyo mutwara, wowe n'umuhungu wanjye hagati yanyu harimo irihe sano? Ese murakundana ko mubona mukirukanka? Umukozi yatangiye kwibaza, cyagiye mu cyumba mama yarabumvishe. Umukozi arangije arirukanka aragenda, ariko mukecuru yari yamubonye. Marakwereka filime yarakomeje. Wa musore n'ubundi yagumye ku muryango kugira ngo umukozi nasohoka mu cyumba cya mukecuru abe yamuviziye neza amuvugishe. Umukozi agisohoka, ariko reka nkubaze, wamvugishije ni ibiki? Kuki utari kumvugisha? Byagenze gute? Basi se nakoze amakosa? Basi reka ngusabe, ndifuza ko nurangiza akazi uze tuganire, umpe iminota byibura 10 tuvugane, sibyo? Mbabarira pe, ndakwinginze ntiwivumbure. Umusore arifuza kuganira n'umukobwa ku byabaye ku munsi w'ejo, ariko umukobwa ati oya rwose nta kibazo kibirimo, nindangiza akazi se nk'uko mfite akazi kenshi koko ndaboneka, wakihanganye basi nko ku cyumweru tukazaganira ku cyumweru. Umusore ati oya rwose we. Umukobwa atangiye kwiyima umusore gakeya, ariko umusore yakomeje kwensista, arahatiriza atoya ndifuza uyu munsi, ahubwo none ahangaha genda urangiza akazi hanyuma uhite ugaruka ahangaha tuganire. Umukozi ati nta kibazo basi. Hajemo itegeko, hazamo no guhatiriza, hazamo n'imbaraga. Ati ndategetse, genda urangiza akazi hanyuma uhite ugaruka ahangaha. Niko byagenze koko. Umukozi yaragiye akora akazi yihuta, arangije aza ahangaha yicarana n'umusore, batangira kuganira. Umusore arifuza kumenya se nakoze ikosa, ese naramubabaje, ese byagenze gute, ese kumusoma ko nabonye nyine yateze, ubwa mbere yari yabyemeye n'ubwa kabiri ngira ngo azabyemera, ni ikihe kibazo kibirimo? Baje kubicoca. Ese umukozi koko wamugani yarakajwe na bizu? Ese nuko ari ubwa mbere? Ese nuko wenda asenga cyane akumva ari icyaha? Ese ni ibiki bijya mbere? Komeza urebe filime akantu ku kandi, uzagenda usobanukirwa. Nkwibutsa kuri kumwe nanjye Papa Romantique nk'ibisanzwe. Umusore arahangaha, umukozi arahangaha, batangiye kuganira. Ati niko mbwira, none se reka nkubaze, ko nakubwiye ngo nyine ndifuza kwereka ikimenyetso cy'umuntu ukunda undi, nkaguha kabizu, nakoze icyaha? Nyine niko umuntu abigenza. Ngewe bundi cyane nigeze gukundana n'umukobwa mu myaka 100 ishize, hanyuma nyine muha kabizu kugira mwereka ko mukunda, nubwo nyine yaje kugira gutya akitaba Imana hanyuma akigendera, ariko nyine nuko nabigenje kandi icyo gihe arishimye. Nanjye rero mu bitabo byinshi nasomye, amasomo nize y'urukundo rwose, abenshi barabivuga ko iyo umuntu akunda undi amuha kabizu.
rero reka nkubwire n'ikindi kintu, buriya narakubonye ukinjira ahangaha cyagiye duhura, nkubonye neza neza mbona usa n'uwo mukobwa nakunze kera cyane akitaba Imana. Niyo mpamvu ubona nakunze kukwegera cyane, nifuje ko nawe nyine naguha akabizu, nari nzi ko nawe uzabifata neza, byibura nyine ukamusimbura. Ati kubera ko nyine njyewe mbana n'intimba. Wumva umusore yatangiye gutereta bushyashya ngo yakunze umukobwa kera yitaba Imana, none ngo uyu nguyu barasa neza neza, amagambo aragwira. Mbega umusore ufite amagambo ashaho. Hashize icyumweru rero amaze kuganira n'umukobwa, yafashe imodoka nziza. Dore imodoka ntago ari twa tundi tugura biri nka twa tundi tw'ababandi, ni imodoka z'igiciro. Iyi modoka irahenze, ni miliyoni 500 kuzamura. Nyamuneka ageze mu muhanda yahuye n'umukozi. Umukozi avuye guhaha arahagarara. Umukozi ati se kwahagazera? Undi ati ngwino hano, ngwino. Umukozi asatira imodoka, ntabwo arakira neza ko umuhungu wa boss nyine amukunda, ariko umuhungu amaze kubimubwira gake gake, avuga ati rwose usa n'umukobwa nakunze kera, none reba rwose nawe namuhaye akabizi icyo gihe, hanyuma arishima, ariko yaje kwitaba Imana nyine, none nicyo nabikoreye nyine. Barakwereka amaze guhagarara afungura ikirahuri, ati niko kuki utambwiye ko ugiye guhaha ngo ngutware? Undi ati oya rwose nyakubahwa, nsanzwe nyine mpaha nkagenda n'amaguru, rimwe ntega akamoto nyine ka sipiro, hanyuma ariko nyine urumva ntago nabarushya, ntabwo ari kure cyane, niyo mpamvu nyine. Umusore ati oya ngwino mu modoka, ngwino nkujyane. Wumva amagambo y'umusore. Atereka nkubwire rero rwose mu by'ukuri ntukagende ugira amasoni, iyi modoka ni yawe, urumva ugomba kujya umbwira ahantu hose ugiye nkagutwara nk'umushoferi wawe, nk'umukozi wawe. Ati reka nkwerurire, ikintu cyose mfite ahangaha ni icyawe, iyi modoka ubimenye neza, kuva uyu munsi ni iyawe. Uranyumva neza? Rwose ujye umbwira zangutwara aho ushaka hose, nihashaka habe rwose ku kwezi nzayigurutsa. Umukozi ati nta kibazo basi, murakoze cyane, ariko nyine urumva nyine nanga kubagora, kandi urumva nyine mufite akazi kenshi, ariko nyine nzajya mbabwira basi, nzambabwira. Ni umukobwa ufite isoni, utuje, uvuga areba hasi, mbese aracyari umwimerere. Ntago ari nka babandi b'iki gihe ubwira ati urabona rero rwose nagukunze, akakureba shaho. Akakureba ukagira isoni, ati wankunze se Imana, wankundiye iki se Imana? Akavuga nk'umugabo. Nyamuneka abakobwa burya mujye mugira isoni, urebe hasi, wirye mu kuntu. Abagabo barabikunda n'abakobwa, namwe mutabizi mubyige, mubyitoze. Niyo umusore agutereta kugira muzabane nyine, ugira gutya ntukamurebe cyane nk'umusirikare wa wundi w'Idarifuru hariya muri Sudani, babandi barwana n'inyeshyamba. Iryiriya hirya iyo ngiyo, hari igihe usaba umukobwa wagira ngo neza neza yibera ahantu nyine mu ntambara, muri za Irani, n'ibisasu byirwa biturika. Aterega urumva nyine mu by'ukuri ngiye kuva navuka, ntabwo mu by'ukuri ndumva umuntu ambwira ngo arankunda, nta nubwo ndakundana na rimwe, yewe nta nubwo ndasomana, nyine warabikoze numva ntaye umutwe. Niyo mpamvu nyine. Ikindi kandi na mukecuru wawe nyine yarabimbajije, arambwira ngo none se ngo murakundana, mbura icyo mubwira. Naratinye cyane nyine kubera ko nzi ko yananyirukana. None ubundi reka nkubaze, ubu koko abakobwa bose mwiganye, abo muziranye, ababakire bose muziranye, ubu ngubu ni njye nyine ubona wahitamo nkakubera umukunzi? Oya rwose, oya pe, ngewe nzashaka umuntu tureshya, ntago nakisimbukuruza rwose. Unyihanganire, ntago ari ukukwanga, nanjye ndagukunda, ariko ngewe umukozi wo mu rugo, umwana w'umukene, umutindi, ubu koko reka nkubwire basi, ibyo bintu by'urukundo tuzabireke pe, tuzabyihorere. Byibura ujye unyigisha nyine ibijyanye n'uko ingo zubakwa, kugira ngo nanjye ninzakunda kera nyine, hanyuma nyine nzamenye uko mfata umukunzi. Ndatoke nta kibazo basi, niba utabishaka ngenda gukunda, nakiriye icyifuzo cyawe, nubahe icyifuzo kandi cya buri muntu wese, ariko nyine ntacyo, nzajya nkwigisha ibijyanye n'ukuntu nyine umuntu akunda undi n'imyororokere. Ntacyo bitwaye pe, ubundi ntukandakarire, ngewe nibyo nize urukundo n'imyororokere. Umusore ahangaha nyine yigize papa romantike,
ngo yize urukundo n'imyororokere. Ati nzambikwigisha basi, ariko nyine utangire umfate nk'umuntu w'inshuti yawe cyane, kandi iyi modoka ni iyawe nayiguhaye. Umusore arahanga, ese ni urukundo? Arifuza ko baryamana gusa, ese ni iki? Ariko mukecuru, mama w'umusore, yamaze kubona ko hagati y'umusore n'umukozi ahari bateretana. Arangije aragenda ahamagara umuhungu we kugira ngo baganire, amubwize ukuri. Nyamuneka ababyeyi, niba ufite umwana ukabona arakurukana n'umusore cyangwa se n'umukobwa, gerageza umuganirize witonze, ntukamutuke ngo umwirukankane, ngo umukubite, ngo wa mwana we ngo ni ibiki uri gukora. Oya, jya ubanza umwegere buhoro buhoro, umuganirize. Ni ibintu bisanzwe, nutamwegera azajya abikora yihishe kandi abikore nabi cyane. Wumva amagambo ahangaha, amagambo akomeye y'urukundo. Ati mwana wanjye mbwira, uriya mukobwa ni ibiki bijya mbere hagati yawe nawe? Ese murakundana cyangwa? Undi ati mama reka nkubwire, nuko urabizi ko ngukunda cyane, uri umubyeyi wanjye nkunda cyane, ariko muri iyi minsi numva ndi mu rukundo. Mama ati yewe data we, ati ye waramukunze? Ati rwose ntakubeshye pe, ntago nzi ibyambayeho, ntago nzi uko byaje, ariko njyewe ndamukunda. Nubwo we nyine atabyemera cyangwa se mbona nyine abyanga, ariko njyewe mama rwose kandi ntumbuze, numva mukunze, ndaryama nkamurota, sigaye numva namwitegereza gusa, nkaba hari, nkaba ndi mu gikoni ndi koza ibyombo. Mama ahangaha yagize ngo umwana yasaze. Ati reka da, aha turi koza ibyombo? Ati ni ukuri mama, ahubwo rwose niba unkunda wangeragereje koko akampa urukundo, ukamubwira nyine ko mukunda, wenda akazakubaha, hanyuma rwose akemera, nkazakora ubukwe n'uriya mukobwa ko mukunda cyane. Ni ukuri mama, nta wundi numva nazabana nawe akazambyarira abana usibye uriya mukobwa. Naramwinginze, narabimubwiye, ariko yambwiye ko atakundana nanjye, ngo urumva ngo ndamubeshya, ngo ni umwana w'umukire, ngo ntago rwose ngo mbuze abakobwa. Mama wabingiriyemo nawe, wamfashije kunkunda mbizi, kandi uriya mukobwa ni mwiza cyane, arubaha, ntago yiyandarika, naramushimye cyane. Wumva umusore amagambo ye na mama we, ari kubwira mama we ngo ajye kumuteretera. Yewe data we, filime irahangaha. Mama yumvishe amagambo y'umusore, ati mwana wanjye rero ndagukunda urabizi, kandi nanjye mbona uriya mukobwa rwose pe, imyaka tumaranye ntabwo yiyandarika, ntakunda abasore, mbese ni umwana utuje cyane rwose, nubwo bwose ari umwana w'umukene, ntacyo ndaza kubikugiramo. Wumve mama, ati ndabikugiramo. Akivuga gutyo rero umusore ati yewe data we mama, ngwino nguhobere, ntiwumva se ahubwo umbwiye ijambo rya kibyeyi. Ati ngwino nguhobere ngushimire, genda ubingiremo rwose, hanyuma anyemerere dukundane, ndamukunda cyane. Nuko umwana yaje guhobera mama we, mama ye ngo agiye kumufasha. Ese bizagenda gute? Bukeye bwaho rero mama yafashe umukozi, barasohokana bajya gushopinga, ajya kumugurira utuntu tw'impano kugira ngo atangire amwemeze gake gakeya ko agomba kumukundira umuhungu. Bamufatanyije, do yaje aseka, bamugura udukanzu twiza, udukweto, udushenete, udusaha, uduparufe, udupudere, bya bintu basiga ku munwa, uduherena, mbese batangiye kugenda bamureshya. Ati mama yewe data urakoze cyane, mbega ibintu nguriye we. Mama ati mwana wanjye rega nawe uri umwana wanjye, ni ukuri ntabwo ukiri umukozi ahangaha, imyaka tumaranye nyine umaze kuba umwana wanjye, urebe umukozi. Ati mana we mama, uzi ko ibintu nabikorera imyaka 10 ntarayabona? Undi ati oya humura, ibyo dutunze byose ni ibyawe, amafaranga dufite n'ayawe, mbese nta kibazo, ikibazo uzagira cyose ujye umbwira nzangikemura. Yewe data we, umukozi yarishimye. Ati mana yanjye, uzi ko ugiye gusimbura mama wambyaye, ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha. Ariko umukozi ntago azi ko mukecuru nawe ari kugenda ateretera umuhungu we gake gakeya. Ese wavuka wigeze ubona ahantu umubyeyi w'umumama ateretera umuhungu we? Andika muri komantere ati ndahazi, njye n'ubwa mbere nahabona, imyaka mfite ku isi rwose 88 n'ubwa mbere nayibona. Barakwereka umusore rero
yari afite ubwoba avuga ati se bizagenda gutera, mama se ari kubikora. Yatangiye guhangayika, aza ahangaha arahagarara, aribaza, ararakara, ariko umukozi amuturuka inyuma kuko mama yagiye akamugura utuntu twiza cyane. Yaje kuvugisha umuhungu, yabonye ko rwose nta kibazo cyabo, nta ribi ryabo, ntago rwose bamusuzugura, ntago bamufata nk'umukozi, bamufata nk'umwana wabo. Ageze ahangaha rero yasanze undi ari kureba imbere, yarakaye yigize the band. Undi ati bite se? Ati niko. Amukoraho ati bite? Undi yanga guhindukira, ariko hashize akanya arahindukira nyine nk'umuntu utumvaga. Urebe ukuntu ari umukobwa, yewe data we, umukobwa yarikanze, umusore yarakaye. Ati niko, none se mbwira, mama se mwaraganiriye? Umukobwa areba hasi ati mama se, ati rero ukahubwire ni ukuri, mama namubwiye ko ngukunda, kandi rwose yambwiye ko nagukunda cyane, rero rwose reka mbisubiremo, wambabariye ko ngukunda ukareka kumbwira ngo ndakubeshya. Ntabwo nkubeshya ni ukuri, njye naragukunze kuva nasoma ibitabo byinshi by'urukundo, nkabona imico yawe neza neza. Nagiye nsoma ko umuntu ufite imico nk'iyawe aba ari umukobwa mwiza cyane. Ati ni ukuri, kora ku mutima wanjye, zana ikiganza cyawe, kora ahangaha wumve ko ntagukunda. Ubuze ntabwo uri kubyumva koko? Umva ukuntu umutima uri gutera. Ni ukuri ndagukunda, nubwo rwose utabyumvisha amagambo, jya uzi ukore ku mutima wanjye wumve ko nkubeshya. Urumva se umutima wanjye utari kubivuga? Ntabwo uri kubyumva? Umva ukuntu uteye none ahangaha basi, ni uko ngukunda nyine. Umukozi yafashe ku gatuza k'umusore ngo yumve ko umutima utera, arangije ati ndi kubyumva, ndumva umutima utera nkaho nkunda rwose, ndumva umutima uri kuvuga ko nkunda. Bisa naho umukozi yatangiye kwemerera umusore gake gake, buhoro buhoro, mbese agenda atangira kwirekura buhoro buhoro. Ariko se bizarangira gute? Bizaherera hehe? Ese amaherezo y'urukundo ni ayahe? Uwo musore noneho yatangiye kuza ahangaha, atangira gusoma umukobwa bundi bushyashya. Nuko yamufashe aho ngaho atangira kumusoma. Ariko bantu bakuru, mwirinda gusambana, nta cyiza cyabyo. Warwara sida, imitezi, imburugu, buragaza, prostate, za kanseri n'ibindi byinshi bitandukanye. Nyamuneka kandi wacitswe byibura ibuka agakingirizo. Ariko mwifate, mwikomeze, haza ahangaha ntabwo byoroshye. Uri umusore watera inda, uri umukobwa kandi bagutera inda. Mbese tegereza kuri wa munsi wamaze kubona uwawe, amategeko yabyemeye, n'Imana yabyemeye, n'imiryango, hanyuma uzabone kubikora. Baje ahangaha rero bukeye bwaho bamaze gusomana. Umukobwa ati yewe data, bya bintu ni byiza pe. Dore umukozi n'umusore ati mbega ibintu we, uzi ko numvije rwose meze nk'umuntu uri kugenda mu kirere nk'akanyoni kaguruka. Ati mana we, ati niko biriya bintu koko wabyigiye hehe? Batangiye kuganira. Ati reka nkubwire rero rwose, ubwa mbere numvishe meze nk'umuntu nyine ufashwe n'amashanyarazi, niyo mpamvu nirukanse. Ati ubwa kabiri rero sinzi ukuntu wabigenje, numvishe rwose ari ibintu byiza cyane, nuko ndatwarwa mera nk'akanyoni k'akanuma. Akanuma kaguruka mu kirere kari kurya umunyenga. Umusore ati nyine urumva, ngiye nizi ibintu bijyanye n'imyororokere ndetse n'urukundo. Iyo abantu bari gusomana kuriya, mu by'ukuri hari imisemburo nyine y'urukundo izamuka ikaza mu maraso nyine igatuma yumva kuriya. Umukobwa atari kure, ntuzongere pe, utazantera inda. Ngiye kuva navuka narabikubwiye, ntago ndaryamana n'umusore pe, rwose ntuzongere. Navuka ntago ndasambana. Uwo musore akibyumva yatangiye gusatira umukobwa bushyashya. Buriya abakobwa ntimukiyandarike, ntugatakaze ubusugi bwawe mu buryo rwose bworoshye cyane. Burya umukobwa ari isugi, yubaka umuryango neza, umugabo aramwizera, akavuga ati uyu mukobwa nta wundi mugabo azi, ni njyewe gusa, akagukunda, akagukundwakaza, akagutonesha. Niyo mpamvu gusambana ni bibi cyane.
ariko mu by'ukuri niho warasambanye nta kundi, ariko ntukongere. Baje kuganira hataruka reka nkubwire, none se kutambwiye, hanyuma iyo umuntu nyine amaze kujya mu rukundo n'undi ubundi hakurikiraho iki? None se nakifata gute kugira ngo nyine nge ngushimisha nakubabaza? Wumva ikibazo cy'umukobwa ni ikibazo cyiza cyane, nawe bazi ukunda ariko se nge nitwara gute kugira ngo ntazakubabaza? Rwose mbwira ibyo wanga n'ibyo ukunda, hanyuma ibyo wanga nge bigendera kure, hanyuma ibyo ukunda nzabyimike mbigire ubuzima. Nicyo umukobwa ari kuvuga, nicyo asaba umusore. Burya mbere yo gukunda uzabanze umenye imico y'umuntu, umenye ibyo akunda n'ibyo yanga, hanyuma ibyo akunda uzabishyira imbere, ibyo yanga ubigendere kure. Burya urukundo ni ukwiga kubera aho ukunda, ugahindura ingeso zawe mbi, ukiga kuba umuntu mushyashya. Niko gukunda bya nyabyo. Bakomeje kuganira, umukobwa ati ni ukuri kw'Imana rwose ntakubeshye, kumbwira ko nkunda byambere nk'ibitangaza. Niyo mpamvu nifuza ko wazanyigisha byinshi ku bijyanye n'urukundo ndetse n'imyororokere nkamenya. Nge ntago nize, nta shuri na rimwe mfite, nta nubwo nzi gusoma no kwandika, ariko gusoma nyine naje kugenda mbyiga gake gakeya. Umusore ati rero ntago rwose bikomeye, burya iyo ukunda umuntu icya mbere ni uko ukunda kumureba mu maso, hanyuma niba yababaye nawe ukababara, yakishima nawe ukishima, hanyuma kandi ibijyanye n'imyororokere nzabikwigisha ntacyo bitwaye. Gusa ingenzi umenye ko ngukunda kandi naguhaye ubuzima bwanjye bwose. Rwose niteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo uzambere mama w'abana banjye. Ni ukuri pe. Kandi umenye ko burya ikintu cya mbere gikomeye kizakwereka ko umuntu agukunda ni uko waguha akabizu, hanyuma ariko akakwereka ababyeyi akabibabwira. Nacyo ni ikimenyetso gikomeye, ngo kubibwira ababyeyi ukabibereka. Mujye mwumva abakobwa n'abasore, ati kubyereka ababyeyi ndetse ukabibabwira, nacyo ni ikindi kimenyetso. None se ubu singukunda ntabwo ngukunda, mama se ntabizi? Undi ati yewe data urankunda koko. Nuko yaje amuryamaho, ati nanjye ndagukunda yewe data we. Ariko se urukundo rwabo ruzaherera hehe? Nuko mugende mukundane nk'uko nabakunze. Dutangiye filime yacu, ni igice cya 3. Twahereye ahangaha mu ntebe, hari abari mu rukundo, wa musore ndetse n'umukobwa, wa mukozi ndetse n'umusore w'umukire, umuherwe, mu miliyoneri, bari mu ntebe, bari mu barya ubuzima, baseka ati ariko sheri ndagukunda cyane ukuri kw'Imana, ndagukunda. Undi ati nanjye ndagukunda cyane, yewe ariko mana we ndashima Imana yakumpaye. Nose ubundi wampobeye koko, wampobeye do. Umukobwa atangiye kwirekura, yirekurira umusore gato gatoya, buhoro buhoro. Urukundo rwe rutangiye kugenda rushinga imizi, amarangamutima mu by'ukuri yatangiye guhura, imitima ikururana. Dore umukobwa hejuru y'umusore, nyamuneka. Bakiri aho ngaho rero, dore muzehe papa w'umusore yarinjiraga, ageze ahangaha asanga umukobwa ari hejuru y'umusore, bari guseka, barakirigitana, ibintu byaryoshye. Ariko se winkirigitana, kuki unkirigita ubundira? Urankirigita yewe data we. Ntago bazi ko papa yahageze. Papa yitegereje umusore, aramureba, hati niko muri mubiki? Muri mubikira? Yaje abasakuriza. Umukobwa ati yewe data we ndapfuye, we ndapfuye. Umusore ati ndapfuye nanjye we ndapfuye, mwoka byaramwe we. Papa yaje batunguye, ntago bari babyiteguye. Dore umusore yaguye mu kantu, n'umukobwa agwa mu kantu, na muzehe agwa mu kantu. Hati niko mwana wanjye, ni ibiki urimo n'uwo mukozi? Niko ni ibiki muri gusambana ahangaha? Ni kwa mukobwa we, urabura kujya mu kazi uri muri ibyo ngibyo? Nicyo cyakuzanye? Umusore ati papa urumva nyine yaraje ahangaha gutegura ahangaha. Undi ati ceceka aho ngaho, nta soni, ntago nakubonye se ibyo urimo? Urabona ra, nta soni gufata uwo umukozi wo mu rugo karya rugo, hanyuma akakujya hejuru agatangira kugusoma. Niko mbega igisebo we, nabyara nabi we, mbega umwana w'icyomanzi we. Hati ntago mbyumva. Hati niko ndaguhona ndagukubita. Aza ahangaha ati ndabakubita mwese, mumbwire mwari muri gusambana
ngaho rero nimunsohokere mu nzu mugende mujye gukodesha iyanyu ubwo mwakuze. Ni muzehe yarakaye cyane, ntago yumva ukuntu umuhungu we w'umukire w'umuherwe w'umumiliyoneri yamusangana n'umukozi. Hati niko aha mu ntebe muri salo mwembi, hati ariko uyu mukobwa ubanza yarakuroze. Ati nuko wa mukobwa we waje ahangaha gukora uburaya, ati ngwino ahangaha, ngwino hano, ngwino nkwereke. Umukobwa ati ntunkubita ariko urankubita se ubungubu, ati urankubita, ati ngwino hano nyegera gatoya. Umukobwa ati rwose narinje gukora amasuka ahangaha nyine sinzi ukuntu bigenze nyine njya mu ntebe nyine. Ati niko mbwira rero mwarasambanye cyangwa? Kandi umbwiza ukuri, nutambwiza ukuri rwose ndakwirukana, biraba nabi cyane. Mbwira mwarasambanye cyangwa ntago mwasambanye? Arahindukira abaza umusore ati niko mbwira wa muhungu uyu mukobwa mwarasambanye? Hanyuma se reka nkubaze numutere ndabizagenda gute? Iki gisebo koko tuzagikwiza hehe? Wateye umukozi wo mu rugo inda? Hati mbwira urugero ruriho koko umuryango wacu ukuntu umeze ubu koko uro gukunda umukozi? Hati nuko wa mukobwa we wowe nta soni ufite, nta soni ku muhungu wanjye. Reka nkubwire kuva aka kanya umujye kure, kandi ejo sinzakubona ahangaha rwose. Uzava ahangaha ugende ujye mu cyaro iyo ngiyo. Urabona ra nakuzanye hano nzi kuri umuntu witonda wiyorobetse ureba hasi, kumburiye indaya ruharwa. Yewe data we bamwise indaya. Rero umusore yahise arakara cyane ati papa ntago ari indaya. Ni ukuri papa ntabwo ari indaya pe. Papa ati wa mwana we aha turamvugiramo usiye unsuzugura, ahangaha ni iwanjye. Niba wumva warakuze uzasohoka ugende, ntago nifuza ko n'umunsi n'umwe wazakuna n'uwo mukozi. Ati hubwo nava ahangaha agende. Yamukubise urushyi mpuzamahanga, mbega urushyi rwa muzehe we umusore w'umunjereri. Ati yewe mana we, ati muzehe aranyishe. Muzehe atumva nkubwire nta na rimwe nzemera ko washaka umukobwa nk'uyu nguyu. Niko nakuriye amashuri meza muri Amerika, uva ujya mu Bufaransa, ujya mu Budage, ugarutse mu Rwanda, none ugiye kunkoza isoni wa mwana we mu bandi bagabo mu miryango yose. Hati nabyara nabi we, mbega kurumbya we. Umusore ati ariko papa ni ukuri uyu mukobwa rwose aritonda ndamukunda. Undi ati ceceka aho ngafunga umunwa, ntago nifuza kumva ijambo ngo ndamukunde we data we. Abakobwa bose mwiganye aho muri Amerika wabuze umukobwa mwiza kuza gufata umukozi? Karya rugo koko umuntu utazi no gusoma no kwandika, urumva rwose wagiye mu rukundo? Ariko ubanza hari ni ibirozi, ni abazimu, ni abarungi, ni amadayimoni, ni ibiki? Hati niko irebe urebe n'uwo mukobwa, reba ukuntu gasa ariko aho kantu kavuye iriya inyuma y'ishyamba. Umusore ati twigendere. Afata umukobwa ati twigendere. Papa ati ubu nagikubita nkakimana umutwe wagicucu uko gisuka. Urabona ra ibyo ni kuvuga ntago kiri kubyumva, kiri guhita kinsuzugura. Kumbi muzehe ntagazi ku musore umuhungu yamaze gukunda bya nyabyo. Haramwirukana ariko ntago byumva, haramubuza ariko akongera akamufata. Hati niko mbega yo data we uzi ko rwose umuntu abyara akabyara umuntu rwose w'igihuri w'igihone gusa. Uriya muhungu wanjye buriya baramuroze koko, umukozi koko wirirwa ahangaha mu masuku. Ati man shobora byose we. Ati ariko reka nkubwire wa mwana we ndaza gukwirukana ahangaha rwose, nudasohoka umukozi agende muzashaka undi. Ntago nshobora kwihangana kubona umwana nkawe ugenda usambana n'abakozi. Hashize icyumweru rero twagarutse ahangaha, muzehe yari yaje yicara ahangaha arangije aritunganya neza. Mu by'ukuri hari uwazaga, ese ninde? Ese ni mama? Ese ni umusore? Ese ni umukozi? Nuko yinjiraga ahangaha muzehe ariko asa n'umuntu wacururutse. Arakwereka ni wa mukozi yaje yitonze. Muzehe aramuhamagaye, ese aramushakira iki? Ese aje kumwirukana? Ese aje kumukubita? Ese aje kumuha briefing? Nuko yaje n'umukobwa ati nari mbitabye boss, nari mbitabye. None se muzehe ati hanyuma rero icyo ngushakira ni ibisanzwe, hanyuma wakicara tukavugana wicaye niba warangije akazi.
undi ati nari mu kazi nyine, nari ndi guteka ariko ntabwo nabasuzugura nyine. atoke icara tuvugana. Ese umukobwa muze harifuza kumubwira iki ngo niyicara ahangaha? Nuko yaje ahangaha kwicara ariko nyine afite ubwoba, aravuga ati mana yanjye ubuse muzehe nta nkubita se, nta nyirukana se, ubuse nta mfungisha. Ariko mu maso ya muzehe harakeye, ameze nk'umuntu utakirakaye cyane. Ese yarabyakiriye ntiyabyakiriye? Ese ni iki kigiye gukurikiraho? Do muzehe yatangiye gusa n'umuntu uri kurira ati rero buriya rwose hari igihe umuntu mukuru rwose akora amakosa, ariko wa mwana we buriya mu by'ukuri nanjye hari ukuntu nicaye rwose ndatekereza, buriya iby'urukundo ni ibindi bindi. Mu by'ukuri nanjye nkiri umusore nakunze umugore wanjye, abantu nyine baraza baramumbuza, barambangamira, byarambabaje cyane. Rero rwose nanjye naricaye ndatekereza, ndavuga nti ariko kuki nabangamira abana rwose bakundanye? Rwose umuhungu wanjye niba yaragukunze kuki namubangamira? Niba se wowe waramukunze kuki nabyivangamo? Koko ni ukuri narasenze, Imana irambwira iti ariya ni amakosa wakoze. Nanjye ndapfukama ndavuga Imana yanjye rwose ntabwo nzabisubira. Rero mwana wanjye unyihanganire, ntabwo mbanga rwose, ni amakosa y'ababyeyi, ariko niba umukunda by'ukuri nta kibazo. Niba rwose umukunda muzabana, sibyo? Ariko rero mu by'ukuri hari igihe usanga abana mukora amakosa. Buriya se mu ntebe mwamaraga iki? Ntabwo mwasambanaga byibura? Ambwira buriya ntabwo muzaterana mada? None se umuntu reka mbabaze, ntabwo buriya murabikorana rimwe koko? Umukobwa arahaha hari kumva amagambo ya muzehe, hati muzehe oya pe, oya nta na rimwe, ni ukuri rwose ndi umukristo. Arangije ati none se reka njye guteka. Muzehe arangije amuhereza envelope, atakira aya mafaranga, ugende ugura imyenda myiza, ngusabye imbabazi kuko umwana wanjye agukunda, nanjye ubu ndagukunda. Ni ukuri kandi bivuze mbikuye ku mutima. Muzehe asa n'umuntu wacururutse. Ese mukecuru yaramuganirije? Ese n'umutima nama? Ese koko ni Imana cyangwa se yashyize mu gaciro? Ese nde wamuhinduye? Ariko burya ni byiza ko umubyeyi wese areka umwana agakunda uwo ashaka. Ntabwo ari byiza kwivanga mu rukundo rw'abana. Burya ni byiza ko umuntu akunda uwo yakunze, nibyo byubaka umuryango. Burya guhitiramo umuntu rwose azakunda, azabana nawe, nguriya ni umukene ntimukabane, nguriya ngo dore ngarambara ngo ntaberwe ngo ntimukabane, nguriya ngo ngava mu cyaro ngo ntimukabane, nguriya ngasengera ngo ntimukabane. Ibyo byose ntago byubaka umuryango. Urukundo nyarukundo ntago rugira imipaka. Umukobwa arahangaha yatangiye gushimira muzehe, hati papa nanjye ndabakunda kandi ndishimye cyane, n'ukuri ndamukunda cyane ntabwo mubeshya, nawe arankunda kandi. Muzehe ati rero namukundana rwose nzabashyigikira, uko muzanyifuza kose ko mbafasha nzabafasha. Ariko bana banjye ntimukajye mu nkundo z'imikino, mujya rwose ibintu byo gusambana, muterana amada, ntabwo ari byiza. Niba mukundana by'ukuri muzajya imbere y'Imana, mujye mu mategeko, yewe mukora imihango yose isigaye, nzabafasha. Icyo gihe nanjye nzizera ko ibyo murimo koko ari ukuri. Ariko ubu ngubu nagira ngo wenda harimo n'amakosa, niyo mpamvu nahubutse nyine nkababwira nabi, ariko nyine munyihanganire. Aha tureka nkubwire, mugende mutegure ibintu byanyu byose uko mubyifuza, nimurangiza munzanire agapapuro. Yewe data we, umukobwa ati byose mbizana ahangaha. Ati ni ukuri reka nkubwire, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Ni ukuri pe, navutse n'umwana w'imfubyi, nta nshuti ngira, nta muvandimwe, ariko muri uyu muryango maze kwiyumva nk'umwana. Rero uriya musore rwose ndamukunda by'ukuri, ntabwo ari ukubeshya. Uwo mukobwa yaje ahangaha ariporokarama, arangije arahaguruka ati ngiye kugenda, hanyuma rwose muganiriza ibintu byose tubitunganye, hanyuma dukora ubukwe vuba vuba. Muze ntago tukubeshya, ntago dusambana, ntago rwose dukunda za nkuno z'iyi minsi. Ati ntago twabikora, turasenga natwe. Nuko umukobwa yavuye aho ngaho arishimye. Muzehe amubwiye ko agenda agategura ibintu byose bijyanye n'ubukwe, akamuzanira agapapuro. Babyeyi mujye mureba,
burya ni byiza gufasha umwana ukamushyigikira mu nzira arimo, ukamugira inama, cyane cyane inzira y'urukundo. Nyamuneka burya ibyo ukunda, ibyo wakunze, ibyo wabayemo ntabwo ari byo umwana wawe agomba kuzakunda. Birumvikana ko imyaka irahita, ibintu bigahinduka. Muzehe rero uwo mukobwa amaze kugenda yahamagaye n'umuhungu we, arifuza kumenya ukuri 100%. Ese barakundana by'ukuri? Ese harimo kubeshyana? Ese ni inkundo z'iyi minsi? Ati niko mwana wanjye, mbwira koko uriya mukozi uramukunda? Mbwira rwose kandi wirekure. Umusore uri ahangaha ati papa rwose reka nkubwire, ni ukuri kw'Imana ishobora byose ntakubeshye. Urabizi ko kuva ndi umwana narakubahaga, n'ubu ndakubaha kandi ndagukunda, niwe mubyeyi wanjye. Ntabwo rero nakubeshya, use nakubeshya nkazabwiza ndukuri. Rwose uriya mukobwa ndamukunda cyane, nanjye ntabwo nzi ukuntu byaje, ariko buhoro buhoro kubera imico ye, uburyo namubonye rwose ateye, numvishe mukunze cyane. Papa rero mwana wanjye, iby'urukundo ntabwo byoroshye. Mbere yo gushaka umukunzi urabanza ukitonda, ukagenzura, ugafata igihe. Ese warabikoze? Ese waramwitegereje neza? Ese waraperereje aho akomoka? Wasanze ari umukobwa? Wasanze nta mwana se afite? Ese amateka ye urayazi? Mwana wanjye ntugahubuke, nuhubuka uzicuza. Ntabwo nkubangamira mu rukundo, ariko ndakugira inama, gerageza ubanze ukore iperereza ryimbitse. Ese warabikoze cyangwa ugiye kubikora? Umusore ahangaha ati papa buriya rero kuva yagera ahangaha turakundana, nagerageje rwose kumugenzura neza, niba wabona arahageze, amakuru ndayazi rwose, afite amateka meza pe. Papa ati oke mwana wanjye, rwose buriya kwibyara bitera ababyeyi neza. Ati uragahungu kanjye sha. Ati rero mwana wanjye, hari ibindi nshaka kukubwira. Burya kubaka umuryango no kwihangana. Undi ati papa ndabizi, none se ntabwo uzi ko nizi ibijyanye rwose n'urukundo, ibijyanye n'imiryango, ibijyanye no kuboneza urubyaro, ntuzi ko ari byo nizi? Ati mwana wanjye nibyo warabyize, ariko reka nkubwire ijambo ry'abakuru. Ibyo wize byose ni teori, ni ibitabo, ni amagambo, ariko reka nkubwire ndashaje. Urukundo nyarukundo mu by'ukuri ntabwo ruzahora rurabagirana, ntabwo uzahora useka, ntabwo uzahora wishimye nk'uko ubitekereza. Reka da, burya kubaka umuryango ni ishuri rikomeye cyane, bisaba kwihangana ukaba intwari. Umwaka wa mbere biba biryoshye, uwa kabiri biryoshye, yewe n'uwa gatatu ushaka kuryoha. Ariko mwana wanjye, hari igihe bigira gutyo ugasanga nka nyuma y'imyaka 5, imyaka 7, rwa rukundo rutangiye gukonja, ugasanga rero mu rugo hatangiye kuza ibibazo. Niyo mpamvu nugera muri icyo gihe uzibuka amagambo yanjye, icyo ni cyo gihe ugomba gushikama ukaba umugabo, hanyuma rwa rukundo rwakonje ukongera ukarushyushya, kuko ni ibintu bisanzwe bibaho. Ikindi kandi hari uwo ukunda guhemukira cyane, ugasanga guciye inyuma, ugasanga arakuryarya, ugasanga hari byinshi yaguhisha utaruzi. Ibyo byose mwana wanjye nubibona uzihangane, ntabwo gutandukana ari wo mwanzuro. Hari n'igihe wagira gutyo ugasanga Imana ibahaye urubyaro, yakomeje kumuhana, aramuhanura, amuha impanuro za kibyeyi, uburyo imiryango yubakwa. Papa ari ahangaha, hashize rero ukwezi twagarutse ahangaha, muzehe ari muri saro yicaye mu by'ukuri. Ese arindiriye nde? Ni umusaza wihaye, afite byose, afite agafaranga, umuhungu wavuye muri Amerika kwiga, mama arakize, mbese umuryango wose ufite ku ifaranga. Ntabwo ari ukwemera nka babandi b'iyi minsi usanga muri Kigali huzuye abantu babiyemeze. Yewe data we, abantu bose bo muri Kigali ngo barakize, ugasaba umuntu urya rimwe ku munsi, ugasaba umuntu aragiye agura nk'akantu ko kubeshya gusa. Aba ni abakire, ni abaherwe, ni abamiliyoneri. Kumbi mama yafashe umukobwa, baragenda bajya mu isoko, bajya kugura imyenda ihagije, baza ahangaha muzehe babonye ati nikose muvuye hehe bana banjye na sheri? Umukobwa arahangaha ati niko muvuye hehe? Ndati nyine tuvuye mu isoko, tuvuye kugura nyine imyenda. Umukecuru nawe asigaye agura imyenda umunsi ku munsi, agurira umukobwa kugira ngo nyine yiyumvemo neza umuhungu we, kandi barifuza ko asa neza, akava muri ya myambaro y'amafuti, bya bikanzu bitaratse bitagira forume.
hari igihe usanga umuntu nyine yambara ibintu bitajyanye. Umukobwa ati rero muze rwose reka nkubwire ndabashimira cyane rwose uburyo muri kugenda mumfasha mwanyakiriye ahangaha. Mu by'ukuri nakuze mfite ibikomere ariko byose bimaze kugenda bishira pe, ntangiye kumva nanjye ntangiye kwishima cyane, ibyishimo ntabonye ndi umwana numva ntangiye kubigira pe, ntabwo nababeshya. Nanjye rero nzabakunda, nzabubaha iteka ryose, kandi umwana wanyu ni ukuri nzamukunda, ntabwo nzigera muhemukira, ntabwo nzamubabaza. Mbese rwose amateka yanjye yose ya kera numva ahindutse, arahindutse. Ntabwo nzi ukuntu nabashima, ntabwo nzi ukuntu rwose nababwira ngo murakoze. Nta magambo nabona nabivugamo, usibye ko nzabibereka mu bikorwa. Nzabera umwana mwiza, nzabera umukazana mwiza, mbese nzakora byose byo kubashimisha, mbereka ko mbashimira. Mama arahanga ati umwana wanjye bivuga byinshi, icya mbere ni uko ukunda umwana wanjye, sibyo? Umukobwa ati mama urabizi ko mukunda cyane, wowe urabizi. Batangiye kubiteramo urwenya, kumbi muze arahanga nawe yakiriye ko umwana we yakundanye n'umukozi. Nyamuneka uru ni urugero rwiza rw'umubyeyi mwiza. Hari igihe usanga umubyeyi kubera ari umukire avuga ati mwana wanjye, ukazibeshya ugashaka umukene shaho we, kuva uwo munsi ntuzanyite papa cyangwa se ntuzanyite mama, bakamuca neza neza. Cyangwa se mwana wanjye ntuzashakane n'uriya mukobwa cyangwa uriya muhungu, dore aho asengera, dore aho akomoka, dore ubwoko bwe, dore uko areshya, ntimuzashakane. Ibyo ntibikwiriye, byure ko umwana ahitemo, nibyo byubaka umuryango. Umukobwa arahangaha bakomeje kuganira. Hatereka mbabwire rero, mu by'ukuri hari igihe umuntu nyine abaho ariko akaba hatariho. Nabaho imyaka myinshi cyane ntariho, ariko ubu ngubu byibura rwose numva ndiho pe, numva ndiho. Burya hari igihe umuntu apfa ahagaze. Abantu benshi bapfuye bahagaze, ukabona umuntu aragenda yambaye neza, ari mu modoka, yewe ataheza, ariko nyine yapfuye ahagaze. Nyamuneka ntugapfa uhagaze umunota wose, isaha yose, jyubaho. Kubaho rero ni ukwishima, ugaseka ukishima, ukaryoherwa n'ubuzima. Muri wowe nyine ukumva uratuje. Hari abantu babaho ugasanga bafite imijinya, amashyari, inzangano, ubugome. Uwo nguwo burya yapfuye ahagaze. Nubwo agenda, nubwo afite byose, ariko muri we imbere haraboze, ugasaba umuntu umutima waraboze neza neza. Nibyo umukobwa ari kuvuga ati rero ni ukuri pe, nabaye imyaka myinshi cyane meze nk'umuntu wapfuye mpagaze, ariko ubu ngubu numva nishimye cyane, numva ndi kubaho. Hati ni ukuri pe mana yanjye, ntabwo nzi ikintu nzabakorera, ariko nzabashimira mbikuye ku mutima. Umuhungu wanyu nawe rwose byarantangaje ukuntu yankunze, uzi ko numvaga ari nk'ibitangaza. Umukobwa yagiye mu by'ukuri bamugurira akanzu keza kari kuri taye, aragenda arahinduka. Kumbi bakiganira, wa musore yaraje yinjira mu nzu, asanga bari kuganira. Umukobwa ari munyamunya, yumva agize amasonisoni, abonye sheri we. Bakobwa mujye mureba nyamuneka, burya nubona sheri wawe nyine hari ukuntu witwara ukagira amasonisoni, ukareba hasi ukisekesha nk'uyu mukobwa. Ariko uzi umukobwa ugira gutyo ugasanga ari kureba sheri we, agasanga rwose haramurebye. Umugabo akagira isoni akareba hasi. Oya ntabwo bikwiriye mu kabyaro. Umukobwa ntugire isoni agatinyamo ukuntu nyine, ariko nyine ntugire za soni zirisha uburozi. Oya ntabwo aricyo nshatse kuvuga. Umusore arahangaha ati niko se muri ahangaha nabumvisha ibyo mwarimo byose. Kumbe umusore ngo yabumvaga, arangije azangaha ahita afata amaboko y'umukobwa. Ibiganiro byose kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma yari ari ku rugi, amaze iminsi afite ubwoba, avuga ati se uriya mukobwa koko azemera umwambika impeta? Ese hazemera tubane? Ese bizagenda biti? None yumvishe ko umukobwa yamaze kwemera, niyo mpamvu aje ahangaha afite confidence. Arangije afata amaboko y'umukobwa. Hatereka rero nkubwirire imbere y'ababyeyi ijambo ryanjye rindi ku mutima. Ndagukunda cyane kandi nifuza ko twabana iteka ryose.
rwose ukazambyarira abana hungu na kobwa. Ati mu by'ukuri ntago nakubwira ingano y'urugo ngukunda, kereka winjiye umutima wanjye ukareba uko rungana, ariko ndagukunda ntago nzi amagambo nabivugamo, yewe niyo nakandika impapuro rwose zava ahangaha zikagera ku kwezi nkisobanura urwo ngukunda. Rero bivuze ngo urwo ngukunda ntago rugira ingano, ntirugira iherezo, nta gisobanuro rwose, nta magambo yabisobanura uko biri, birenze igipimo. Yewe data we, birenze igipimo. Umugani wa muhanzi ati kuva kera hose numvaga umukobwa nzakunda nyine ukuntu azaba ameze nkamushushanya mu bitekerezo, ariko nkikubona nabonye ari wowe. Do muzehe muzehe yatangiye guseka, agahungu kanjye shaka karakuze. Uzi ko kakuze? Muzehe yarazi ko umuhungu we atarakura neza, hati agahungu kanjye karakuze. Mbega imitoma we, imbere ya mama, imbere ya papa. Umwana yarakuze mu kabyaramwe. Barakwereka umukobwa rero amaze kumva imitoma yaje ahangaha atangira guseka, ati ariko waracyo ubundi koko ntagubona ko muzehe hari ahangaha na mukecuru. Umusore ati oya, reka nkubwire indi jambo rikomeye rero. Mu by'ukuri uzi ko nagisinzira ngutekereza, uzi ko nagisinzira ndaramagaze. Yewe data we, ati rero ni ukuri emera ko rwose uzambera mama w'abana banjye. Do umusore agize gutya ahita apfuka amakumbi yari yagiye azana impeta, ariko agira ubwoba nyine bwo kwinjira. Arabanza umva ibiganiro byose uko byagenze, yinjira afite nyine icyizere. Hati none se mbwira, koko uzemera umbere mama w'abana banjye? Kuko ku isi yose nasanze nta mukobwa ukuruta. Nize muri Amerika, Ubufaransa, nagiye ahantu hose muri Aziya, ariko nta mukobwa nabonye muhwanye ku isi. Uri uwa mbere ukanikurikira, uri mwiza imbere n'inyuma rwose. Yewe data we, arangije umukobwa aremera bamwambika impeta. Ati yewe data we, nyambitse impeta mana we, dore mukecuru nawe yaje guserebura. Nuko bahoberanye, nyamuneka urukundo ruhana inkoyoyo, urukundo ruhabwa intebe mu muryango. Papa azahangaha nawe aza gukoma amashyi, ati bana banjye ndabashyigikiye rwose. Urukundo nirwogereye, urukundo nirutsinde, urukundo nirugembere mwuka byaramwe. Urukundo Yesu, urukundo ni iki? Nuko yaje ahangaha aza kubahobera. Filime yacu nuko igenze. Ndabakunda cyane, wari kumwe nanjye Papa Romantique. Hasta la vista, ciao, God bless you.